بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukomeje n'amasomo yacu ajyanye no kumenya kwisobanurira Qur'an ntagatifu. Ubushize twarebeye hamwe ibijyanye n'isomo rya munani. Ubu ngubu tugeze ku isomo rya 9 inshallah. Uko bisanzwe ni aya 10 tuza kurebamo amagambo akomeye tukayashyira mu Kinyarwanda, twarangiza tukayifashisha tugira gute dusobanura za aya mu Kinyarwanda. Rero dutangire twumva uko zisomwa neza, uko bisanzwe dukosora n'amakosa ajyanye n'imisomere. Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. لقد جاءكم رسول من أنفسكم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. Naam, ijambo rya mbere ni jazau. Jazau bivuga ibihembo cyangwa se ishimwe. Ijambo rikurikiyeho ni jannatun. Jannatun bivuga ubusitani, ubusitani bwo mu ijuru. Ijambo rikurikiyeho ni amin. Amin bivuga umwizerwa. Ijambo umma ni umuryango, umuryango w'abantu runaka. Umma, umuryango w'abantu babaho ku gihe runaka. Wahidatan, wahidatan ijambo rivuga ikintu kimwe. Wahid, wahida kimwe. Israila, 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 jambo Israil ryakoreshejwe rishaka kuvuga umugaragu w'Imana, irindi zina ry'umuhanuzi Yakubu cyangwa se Yakobo. Salih, Salih ni umuntu w'intungane. Salih ni umuntu w'intungane cyangwa se umuntu ukora ibikorwa byiza, ukora ibikorwa bitunganye. Salih. U'budu, u'budu
ijambo rivuga ngo nimusenge cyangwa nimugaragire, musenge, mugaragire. U'budu anfusikum, 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 mwebwe ubwanyu ku giti cyanyu. Anfusikum bivuga mwebwe ubwanyu cyangwa ku giti cyanyu. Ijambo laisa ijambo rihakana si cyangwa nta. Nar ijambo rivuga umuriro. Ittaqu ijambo rivuga muganduke, mutinye, mugandukire, mutinye. Ittaqu mwebwe nimutinye, nimuganduke. Ati'u, ati'u mwumvire, ijambo ritegeka mwumvire cyangwa mukurikire. Ati'u mwumvire. Hadhihi, hadhihi, hadhihi bivuga uyu, ijambo ryerekana umuntu uri hafi cyangwa se ikintu kiri hafi, ariko umuntu w'umugore cyangwa se ikintu cya kigore. Hadhihi. Bani, banu, banina cyangwa se banuna ni abana, ni abana ba Kana. Bene ahlil kitabi, ahlil kitabi bivuga abahawe igitabo. Abahawe igitabo ni abayahudi cyangwa se abakristo. Ahlil kitabi abahawe igitabo. Mushrik, mushrik ni umubangikanya mana. Mushrik ni umuntu ubangikanya Imana, ni umubangikanya mana. Amagambo mashyashya rero muri iri somo yari ayo ngayo. Aya magambo akaba yarakoreshejwe muri Quran inshuro zigera ku 1152, bityo wakongera ku magambo twabonye kugeza ku isomo rya 8 ugasanga ko ubu tumaze kumenya amagambo yakoreshejwe muri Quran inshuro zigera ku 32,746 zose. Ubwo rero tumaze kumenya aya magambo, reka tuyifashishe dusobanura izi aya twahereyeho twumva uko zisoma. Inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu, fa'buduhu. Inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Inna Allaha, mu by'ukuri Allah, rabbi wa rabbukum, n'umugenga wanjye n'umugenga wanyu, akaba n'umugenga wanyu. Fa'buduhu, bityo cyangwa se kubw'ibyo nimumugaragire. Mu by'ukuri Allah ni umugenga wanjye akaba n'umugenga wanyu, bityo nimumugaragire. Ngaho nimumugaragire. Inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Mu by'ukuri Allah ni umugenga wanjye akaba n'umugenga wanyu, bityo nimumugaragire. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, rwose mwagezweho n'intumwa ikomoka muri mwe, ivuye muri mwe, ibakomokamo. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, rwose mwagezweho cyangwa mwaziwe n'intumwa ikomoka muri mwe, ibakomokamo. Ulaika jazauhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun. Ulaika jazauhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun. Abo, ulaika, abo ngabo, jazauhum, ibihembo byabo, maghfiratun, ni imbabazi, ni impuhwe, min rabbihim, ziturutse kwa nyagasani wabo, ndetse n'ubusitani bwo mu ijuru. Abo ngabo, ulaika jazauhum, ibihembo byabo, maghfiratun, ni imbabazi, min rabbihim, ziturutse kwa nyagasani wabo n'ubusitani bwo mu ijuru. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Ulaika, abo ngabo, abo, alladhina, ni ba bandi, laysa lahum fil akhira illa an-nar, batazagira ikindi bagenewe uretse umuriro gusa ku munsi w'imperuka. Ulaika alladhina laysa lahum, abo ngabo ni ba bandi batazagira ikindi bagenewe fil akhira, ku mperuka, illa an-nar, uretse iki? Uretse umuriro gusa. Inni lakum rasulun amin fattaqullaha
وأطيعون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون إني mubyukuri jewe lakum rasulun amin kuri mwe ndi intumwa yizewe inni lakum rasulun amin fattaqullah bityo nimuganduke Allah bityo nimutinye Allah kandi munyumvire wa ati'un inni lakum rasulun amin mu by'ukuri jewe ndi intumwa yanyu yizewe ndi intumwa yizewe kuri mwe fattaqullaha bityo nimugandukire Allah bityo nimutinye Allah wa ati'un kandi munyumvire inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun inna hadhihi mu by'ukuri uyu ni umuryango wanyu inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan umuryango umwe wa ana kandi nje rabbukum ndi umugenga wanyu bityo fa'budun bityo nimungaragire inna hadhihi ummatukum mu by'ukuri uyu muryango wanyu mu by'ukuri uyu ni umuryango wanyu umuryango umwe wa ana rabbukum kandi nje ndi umugenga wanyu fa'budun bityo nimungaragire ya ayyuhalladhina amanu ati'u allaha wa ati'u rasula ya ayyuhalladhina amanu ati'u allaha wa ati'u rasul ya ayyuhalladhina amanu yemwe abemeye mwumvire Allah ati'u allaha wa ati'u rasula kandi mwumvire intumwa ya ayyuhalladhina amanu ati'u allaha wa ati'u rasul yemwe abemeye nimwumvire Allah kandi mwumvire intumwa walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi u'budu Allah ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ولقد أرسلنا نوحا مبيكري تكوهرج نوح إلى قومه كبانه مزر ببغيرتي فقال يا قوم يمي بانه بانجي اعبدوا الله لمغرجر الله مبيكري تكوهرج نوح كبانه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه maze arababwira ati cyangwa se nuko arababwira ati faqala ya qaumi yemwe bantu banjye ubudullah nimugaragire Allah وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال المسيح كان المسيح aravuga ati cyangwa se yaravuze ati ya bani Israel yemwe bene Israeli ubudullah nimusenge Allah nimugaragire Allah rabbi umugenga wanje wa rabbakum kandi akaba n'umugenga wanyu وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم kandi Mesiya yaravuze ati yemwe bene Israeli nimugaragire Allah umugenga wanje n'umugenga wanyu innal ladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina fi nari jahannam innal ladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina fi nari jahannam innal ladhina kafaru min ahli alkitab mu by'ukuri babandi bahakanye alladhina kafaru min ahli alkitab agara bahakanye bose mu bahawe igitabo min ahli alkitab wal mushrikin ndetse n'ababangikanyamana wal mushrikin fi nari bazaba mu muriro cyangwa bari mu muriro wa jahannam innal ladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin fi nari jahannam mu by'ukuri abahakanye min ahli alkitab mu bahawe igitabo wal mushrikin n'ababangikanyamana bazaba mu muriro wa jahannam izi aya ziri somo
rya 9 icyo zitwigisha nta kindi ziratwereka ubutumwa bw'abahanuzi. Imana Nyagasani mu bantu yahisemo abagomba kuba intumwa zayo, ntabwo abantu bose bagombaga kuba intumwa, ahubwo Imana yahisemo abantu bamwe ibagira intumwa zayo. Intumwa z'Imana zose nta kindi zahamagariraga abantu uretse kugandukira Imana, uretse kubwira abantu ngo yemwe bantu nimugarukire, nimugandukire Allah, nimugaragire Allah. Imana mu mirongo myinshi ya Quran, mu masura agiye atandukanye, yagiye igaragaza uburyo intumwa zayo zagendaga zibwira abantu. Intumwa z'Imana mu bihe bitandukanye n'ahantu hatandukanye, zose zavugaga ibintu bimwe kandi zahamagariraga abantu ikintu kimwe, ndetse nta kunyuranya zagiraga mu kubwiriza abantu kwazo. Ukutanyuranya rero mu kubwiriza abantu hagati y'intumwa z'Imana ni ikimenyetso ndakuka, ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko ari intumwa zari zaroherejwe n'Imana imwe rukumbi, zari zifite ahantu hamwe zikomoka, zari zifite isoko imwe, niyo mpamvu zitanyuranyaga. Akaba rero nubwo izo ntumwa z'Imana zaturukaga ahantu hatandukanye, mu miryango itandukanye, ndetse zikabaho mu bihe bitandukanye, Nyagasani we yazifataga nk'izituruka mu muryango umwe kandi ko zifite idini rimwe. Abantu uretse kugira inshingano zo kugaragira no gusenga Imana Nyagasani, bagomba no kumvira intumwa z'Imana bagashyira mu bikorwa ibyo zibahamagarira kugira ngo bazabashe guhirwa haba hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Bamwe mu bantu banze kwemera intumwa z'Imana, ahubwo bumva ko bihagije ubwabo, imitima yabo bayishyira ku isi gusa ndetse n'ibiyirimo. Abo ngabo akaba ari abahakanyi ndetse n'ababangikanyamana. Bityo rero nta kindi kibakwiriye ku munsi w'imperuka uretse ko ari umuriro wa Jahannam, umuriro ubabaza. Reka nsoze mbibutsa yuko ari byiza gufata agakayi n'agakaramu tukandika ibishyashya twize muri iri somo, ndetse mbibutsa yuko gukora umwitozo tuba twashyizeho bibafasha gukomeza kwibuka, kutibagirwa amasomo yagiye atambuka. Walhamdulillahi rabbil alamin.